Ku bantu bakunda filimi z'ubugome, Sisu ni igitekerezo cyiza cya filimi ugomba kureba nimba utari wayireba. Tugiye kuvuga kuri zino filimi za Sisu. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kukubwira filimi iri trend aka kanya ushobora gushaka ukirebera muri iyi weekend. Ubundi izina ry'iyi filimi Sisu rituruka mu Kinyafinelandi, ikaba risobanuye kugira umuhate n'umurava igihe ibintu byose byanze. Iyi niyo mpamvu uriya mu main actor muri iyi filimi bamuhaye script zigaragaza ko zibabaza umubiri cyane kugira ngo berekanishe rino zina Sisu. Ubundi uyu mukinnyi w'imena muri iyi filimi bamwita Jorma Tomira, yavutse mu 1980 mu gihugu cya Finland. Ikintu gitangaje, yikoreye 60% by'amastanti yiwe yose muri iyi filimi kandi yari ari mu myaka irenze za 40 kuzamura. Ibi aba ari ibintu bitangaje ku muntu uri muri iyi myaka gukora za action kandi zinihuta kugira ngo zizabe zigaragara nk'iza nyazo koko. Igice cyayo cya mbere cyasohotse mu 2022 gisohoka gifite iminota 91. Cyagiye kurangira gitwaye miliyoni 6 z'iyero, kiradirectinzwe na Jamal Hilanda. Mu gukora iyi filimi bari bayishyize mu bwoko bwa action kandi bashaka kuri umukinnyi wayo w'imena azaza yica abantu bahanganye nabi. Ikibazo bari basigaranye ni ukuri umukinnyi wayo w'imena Atami Kolpi abantu bari kuza kumwanga kubera zira sena agenda akora yica abantu nabi. Iyi niyo mpamvu base bashyiramo story y'abanazi nabwo babagome kugira ngo uyu Atami nazaza bica abafarani bazagira ikibazo bagira. Uyu mu director w'iyi filimi Sisu Jamal yakuze akunda filimi za action cyane ziriya za Ramba arizo First Blood. Yakuze nawe yumva ashaka gukora filimi y'umusirikare ushobora guhangana igisirikare cyose, ari nabyo byaje kuba muri iyi filimi ya Sisu. Muri script z'iyi filimi uriya mukinnyi wayo w'imena Atamiri ubundi yari afite script zo kuzaza avuga, ariko mu gihe bari bagiye gushutinga base bazikuburamo. Ibi byatewe nuko muri filimi yabo bashaka gushyiramo akantu ka creativity kandi n'uyu mukinnyi wayo w'ibanze akaba ari umuntu uteye ubwoba muri filimi. Ibi byaje no gutanga umusaruro kuko iyi filimi kimara gusohoka uyu Atamiri yagaragaraga nk'umuntu uteye ubwoba kubera ukuntu yavugaga makeya. Ziriya sene wabonye nyinshi zo muri iyi filimi zo kurwana n'ibisasu biturika, inyinshi zari za nyazo, ntabwo bigeze bakoresha CGI cyane. Ibi byose turimo kuvuga ni ku gice cya mbere kubera ukuntu bashaka ko sene zabo zizaba zigaragara nk'iza nyazo koko. Baragiye bazana ibisasu bya nyabyo, bazana n'abastanti aba aribyo bakoresha muri sene zabo. Kuri ziriya sene wabonaga z'ibisasu biturika baturitsaga igisasu ariko babanje kureba ko nta muntu cyakomeretsa, ibyo bakabikora aribyo practical effect, hanyuma bakazongeramo CGI kugira ngo cya gisasu noneho kizabe ari kinini cyane. Ubundi iyi filimi ivuga ku mugabo Atami Kolpi uba wibera muri Finland igihe intambara ya kabiri y'isi birimo kurangira. Iki gice cya mbere kiba kivuga ko uyu Atami Kolpi aba wenyine, rimwe aza gucukura akaza kugwa kuri zahabu. Ahita afata zino zahabu akagerageza kuzijyana mu mujyi, ahaza no guhurira mu nzira n'abasirikare b'abanazi baba banamaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi. Aba banazi b'abasirikare baza kumenya ko uyu musaza Atami afite zahabu, bakagerageza kuzimwaka no kumutsemba. Icyo baba batazi ni uko uyu musaza aba yigengesera ku rwego rudasanzwe azi no kurwana. Aha ni inkuru y'iyi filimi ishingiye. Mu gushutinga iyi filimi director wayo Jamal yashaka ko ari filimi izaba yihuta kandi irimo na sene nyinshi za action. Niyo mpamvu muri iyi filimi utabonamo amasene menshi yo kuganira, ahubwo ubonamo amasene menshi ya action. Yanashaka ko iyi filimi izaba ifite amachapter ku buryo umuntu uzaba urimo kuyireba azaba ameze nk'urimo gusoma igitabo. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi, Arsene yabagoye ku rwego rudasanzwe. Iriya sena Atami barimo guhigwa n'aba basirikare b'abanazi, agasimbukira mu mugezi akaba ariho yihisha, akazaza nahumekera mu muheha gusa. Mu gushutinga iyi sene bayishutingiye mu gihugu cya Finland kandi bayishutinze mu gihe cy'ubukonje. Uyu Atami yagiye muri uyu mugezi bya nyabyo yihanganira igihe iyi sene yari kuza gufata paka irangiye. Ibi yabikoze hari andi masene ya action bari bamaze gushutinga, bimwe mu bintu byananije umubiri we ku rwego ruri hejuru. Gusa icyiza aho hari aba professional divers na emergency ku buryo yaza kugira ikibazo bari kutabamufasha mu buryo bwihuse. Uyu mugabo yaranamaze iminsi afata training zo guhumekera mu mazi niyo yaba afite pressure. Ibi byaje gutuma bafata ishusho ryiza kandi batakoza amakati menshi. Iyi filimi kimara gusohoka yasikundwa ku rwego rudasanzwe, yinjiza miliyoni 7,300 muri Amerika na Canada gusa. Kugeza ubu imaze kwinjiza miliyoni 14,200. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri filimi zo muri Finland. Igice cya kabiri cy'iyi filimi Sisu cyaje gusohoka uyu mwaka urangiye 2025, gisohoka cyitwa Road to Revenge. Muri iki gice cya kabiri cya Sisu uyu musaza Tamiri ntabwo arimo gushaka gold, ahubwo barimo gushaka kwihorera kuri Igor Dragunov, umugabo uba warisha umuryango wiwe akanawica nabi dore ko aba yarawicishije igiti. Director w'iyi filimi Jamal yashaka ko kino gice cya kabiri kizaza kirimo ubugome budasanzwe, nimba warakirebye ubu warabibonye. Ubundi mu ntangiriro yumvaga igice kimwe gihagije, gusa abantu bakomeje kumusaba igice cya kabiri, niyo mpamvu yaje kugikora kinasohoka vuba. Mu gukora iyi filimi uyu mu director yashaka ko iyi filimi izasigara ku mitima y'abantu, ni nayo mpamvu amasene menshi n'amastunt arimo adahuza n'amategeko ya fiziki. Muri iyi filimi uriya musaza Atami agenda arokoka ibintu ubundi bidasanzwe ko umuntu yarokoka. Ibi babikoze babishaka kugira ngo sene zizavugweho
cyane. Nimba wararebye iyi filimi wabonye sene nkaho uyu musaza Atami ahishe icyuma mu itako ryiwe, cyangwa se naho tanki iturika ikizengurutsa uyu musaza Atami yayirimo kandi ntagire ikintu aba. Bitandukanye n'igice cya mbere bashutingiye muri Finland, iki gice cya kabiri cyo bagishutingiye muri Estonia. Bashakaga imihanda irimo ubusa kandi yegereye amashyamba ku buryo bazakora sene ziri wide kandi bitabavunye. Nk'iriya sene aho uyu musaza Atami aba atwaye imodoka yuzuyemo ibiti akurikiwe n'indege ebyiri niwo bayishutingiye. Nk'uko byari bimeze mu gice cya mbere, biriya biturika wabonye muri iyi filimi byari ibya nyabyo, gusa bakoreshaga CGI kugira ngo bongere ikibatsi cy'umuriro. Mu gukora scripts z'iki gice cya kabiri cya Sisu bari basizemo The Band cyangwa villain ariwe Stephen Lang. Uyu mugabo ni icyamamare ku rwego rudasanzwe, dore ko ari nawe akinye muri zera filimi za Avatar ari villain. Gusa muri iyi filimi yari kuza yitwa Igor Dragunov. Bari bamuhaye sene z'umugabo w'umugome ku rwego ruri hejuru n'akabya kugira ngo sene zo muri iyi filimi zizarushaho kuba more dramatic. Nk'iriya sene w'umusirikare w'umunazi aza kumwangaje amubwira ko umugabo yiciye umuryango aje kumwataka, iri muri sene ziri dramatic kandi ziri na cinematic ku rwego ruri hejuru. Muri sene zaruhanyije cyane mu ikorwa ry'iyi filimi ni iriya sene ya gari ya moshi irimo kwirukanka ku muvuduko uri hejuru. Atami aba ari mu gice cy'inyuma cy'iyi gari ya moshi kandi aba agomba gukoresha uko ashoboye kose kugira ngo agere mu gice cy'imbere kiba kirimo Igor. Bajya gukora iyi sene bakoresheje gari ya moshi ya nyayo kandi yari irimo no kugenda, ntabwo bigeze bakoresha green screen. Aba DOP b'iyi filimi bagombaga kwigengesera, dore ko iyi gari ya moshi yari ifite umwanya mutoya, bagakoresha uburyo bwose bushobotse kugira ngo bafate ishusho ryiza kandi bafite umwanya mutoya. Gari ya moshi yaragendaga, gusa ntiyagenderaga kuri wa muvuduko wabonye muri la filimi, dore ko muri iyi filimi yagenderaga ku muvuduko urenze ibirometero 70 mu isaha. Uku gushutingira kuri iyi gari ya moshi byatumye bakoresha abastandidabo benshi kandi banakoresha imigozi, nyuma baza kuyikuramo bifashishije CGI. Gusa hari utuntu twinshi bagiye bongeramo muri iyi sene kugira ngo igaragare nk'iya nyayo, kuko dore ko nka kiriya gisasu kitari gihari. Mu gukora iyi sene ya gari ya moshi nta nubwo bigeze bakoresha ibisasu bya nyabyo kuko byashoboraga guteza impanuka ikomeye cyane. Iki gice cya kabiri cya Sisu cyagiye kurangira gitwaye miliyoni 12 zose z'amadolari, hafi kimwe cya kabiri cy'amafaranga yakoze igice cya mbere. Kugeza ubu kimaze kwinjiza miliyoni 9,500,000, byumvikana ko ayo bashoye batari bayagaruza neza. Gusa iyi filimi yagiye yinjiza amafaranga muri streaming, digital rentals, TV right, Blu-rays ku buryo bikeka ko amafaranga bashoye bashobora kuba barayagaruje. Filimi ugomba gushaka muri weekend ukayireba. Impamvu twayihisemo nuko ariyo filimi ya kabiri ubu ku isi trending inyuma ya Avatar Fire and Ashes, bayita Greenland igice cya kabiri. Iyi filimi Greenland iri trend ku rwego rudasanzwe kuko yasohotse uyu munsi ku itariki 9 z'ukwa mbere 2026. Iri muri za filimi ziba zivuga ku biza, yagiye kurangira itwaye miliyoni 35 zose z'amadolari. Iki gice cya kabiri kivuga ukuntu ubuzima bukomeza igihe amabuye yaba yaramaze kwikubita ku mubumbe w'isi. Mu gihe utari wareba iki gice cya mbere ntujye kureba icya kabiri kuko ntabwo ushobora gusobanukirwa. Kugeza ubu itike yo kureba yino filimi nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kugura amadolari 14 yose. Gusa icyiza igice cyayo cya mbere cyo kiri available kuri buri platform yose waba ureberaho filimi. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.